akantu gato ushobora kuvuga uko ubonye ushobora gukora ibyo ubonye brother ubu Rayon Sport yabaye indege iri ku butaka nabyo bintu tumenyereweho indege iri ku butaka indege yacu irazimye ubu ngubu irazimije abantu baze baringana dutegereje ko abantu baza kureba none ingano yayo ariko se Bruno Ferro wamugeranye n'uyu mutoza kwisi turahera kuri iyi match yo kuwa kabiri ndahamagara abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport muze murebe ubunini bw'indege ubu wa gatandatu faringanye arabavuye muri Senegal mu rugo y'iminsi mikuru no gusubiza ababyeyi faringanye uvuye gusubiza ababyeyi niwe mufaringanye uteye ubwo Rayon Sport yakiniwe na faringanye atarasubiza ababyeyi yavuye i Burayi ahita aza mu Rwanda yaratarasuhuza ubavuye gufata noneho avuye gusuhuza ababyeyi uheruka gusuhuza ababyeyi shampiyona ya Senegal yitsinze ibitego 26 uheruka gusuhuza ababyeyi faringanye ari gusuhuza ababyeyi yavuye yatsinze ibitego 26 Bruno Ferro we rero kuri cya kibazo cyane nacyo mba nacyumvishe wamugereranye n'uwe mutoza kwisi si ibintu byoroshye ko ushobora kubona umuvugizi ubaza ikibazo ukacyumariza ariko akaba kikibuka abese abacanganye ibi bintu biba biteguye biba bimeze neza Bruno Ferro abafaransa bari kumutekereza ko ari we uzaba umusimbura wa Didier Deschamps niwe ushaka gatoza igikombe cy'isi Zidane avuyemo ubu 2026 icyo gikombe cy'isi ntazagitoza mwaranabimenye ko Didier Deschamps arasimburwa na Zinedine Zidane azatoza imyaka 3 ageze mu 2029 iyo myaka 3 igikombe cy'isi cya 2030 turi kwiziza isabukuru y'imyaka ijana igikombe cy'isi kimaze kizwa kibaye ayo bayita amateka mu gihe cy'abagana cya 30 Wasiri abaye umuntu wa gatatu amateka igihumbi 930 nibwo igikombe cy'isi cyakimwe bwa mbere muri Uruguay kizanakora amateka yuko ari igikombe cy'isi kizakinirwa mu migabane 3 itandukanye cyane Bruno Ferro teacher azaba ari umutoza w'ikipe y'igihugu none azaba asigiye ikireyo icyo gihe ubunini bw'indege zizabwarira ariko basirika mande mubaza akantu gato k'ingenzi umutoza kigeri Kanombe yavuze ngo nta magambo menshi cyakuvuga cyakubaka amateka bivuze ngo aje gukora amateka y'Rayon Sport itagezeho aje gukora andi mateka wacetse ayo mateka arayaye dutsinda ibitego bine muri derby icyo gihe Rayon Sport yatozwaga n'umufaransa n'urundi Didier Gomez Darosa cyane 2012 seza 2013 icyo gihe Rayon Sport yatozwaga n'umufaransa Gomez none haje undi mufaransa sinzi ibintu bizaba ngewe ariko se tugaruka imbazi ibi naje gukora rero harimo kongera kudushyira kuri ya level ya bine murenza sengerera ikipe muri derby ariko afite na match zigiye gukurikirana nibwo muzarebo bita Bruno Ferro ni mpamvu ndi gutangaza gutya tugiye gukina match ya Etincelle azatoza ya mbere wala tugiye gukurikizaho match ya AS Muhanga hazakurikiraho Super Coupe tariki 10 yo mu kwezi kwa mbere Super Coupe yo mu kwezi oya 2026 azaba ari wo mwaka wa tariki 10 z'ukwezi kwa mbere reba muri kamera abantu baba bakeneye kukubona neza cyane iminsi myinshi derby zirangira wasitukamwe derby y'ubusakuza derby indi y'ubusakuza derby bibiri ku busa derby ya bitatu ku busa tariki 10 z'ukwezi kwa mbere inna lillah bismillah amin tariki 10 z'ukwezi kwa mbere ntangaje mbere urayamanitse ntangaje mbere Wasiri nta gikombe aratwara nk'umuvugizi nta gikombe ndatwara ku itariki 10 uwo munsi ndazana na famiye yanjye yose nyogokuru mama onkre abo babyaye Rayon Sport na Ferwafa nabatsa amatike ndazana the whole family n'uwo umuntu ashobora yagenze ku ruhande bamuzana abakomoka kuri famiye ya Sebudandi n'abakomoka kuri famiye ya Arimas abo nibo babiri babyaye umwe ni umubyeyi wanjye w'umumama undi ni umubyeyi w'umupapa aba bakomokaho bose turaba twicaranye muri stade wa urabishata muri VIP ujye kubagurira amatike muri VIP hari ayo nzagura hari nayo bazama kuko sinabona ubushobozi ni benshi turamanukana kuri Super Coupe wallahi ariko abo bantu bazanye bakagukubitira mu mahoro n'umuryango ibintu ndibuze gukora ngutangarije mbere ubu ngubu nzajya ngutangariza ukwezi imbere cyangwa iminsi 12 imbere
ubu sindimo ndavuga kuri match ya Etincelle oya, sindimo ndavuga kuri match ya AS Muhanga oya, nambutse mu mwaka mushya wa 2026 tariki 10 z'ukwezi kwa mbere avec famille yanjye. Wallahi wamaze kubateguza kuva kuri wa muntu nabonye watangije igitero cyo kubara ngo 1 2 3 umunota wa 20 azaba yasohotse mu kibuga wubwe 1 2 3 umuntu watangije urugamba rwo kubara ngo 1 2 3 warabango 1 uwo munota wa gatatu nawe ibintu bizaba bimaze kumubaho. Asumana muhinduranyaho na Tony Kitoga hari unavugaga ngo stade amahoro ngo ni yabandi arya ngo ni nyamukandagira. Wallahi ahirutse kuberamo igiti arya isabukuru aberemo y'abakatolike yubile imyaka 125 nyuma y'iriya yubile ubuzima bushya bwa stade amahoro bwatangiye. Muri stade amahoro inasengeye iriya stade nyuma yo kwirambikaho ibiganza mu batume bwa kabiri yamaye babwire ko stade irasengeye match yo ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere. Asumani nibwo bwa mbere azaba agiye kwikiniramo. Faringanye yaramaze yarukaga kwikiniramo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 2024. Yego Umwaka urashize kwikiniramo ariko sibwo Wasiri